Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment, ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Mwe tubana buri munsi, ndizera yuko mwantangira ubuhamya kuko wowe by'umwihariko wamaze no gukora kuri subscribe. Ndizera yuko umaze kuhungukira byinshi by'umwihariko ku bigendanye n'urukundo. Uyu munsi rero nk'uko mwabonye, tugiye kurebera hamwe amagambo agera kuri 4 anezeza umukobwa iyo uyamubwiye. Ni amagambo 4 yakorewe ubushakashatsi n'abashakashatsi bagiye batandukanye mu bigendanye n'imibanire y'abantu ndetse n'urukundo muri rusange. Aya magambo rero ushobora kwibaza ati utese na yahe? Burya abantu benshi bakunda kwibaza kino kibazo, ugasanga umusore ari kwibaza atese kukingerageza kuganira n'abakobwa benshi, ngerageza kuba naganira nabo, ariko kuba namukomveka, kuba namwumvisha yuko mukunze, kuba namwumvisha yuko mufiteho umugambi uremereye, ibi ni ibintu bingora cyane. Ariko hano aba bagabo b'abahanga nyine mu bigendanye n'urukundo bagerageje kuba badushyirira hanze aya magambo agera kuri 4 uzabwira umukobwa, bikaba byatumye umukobwa atangira kugenda akwiyumvamo, bikamwereka yuko uyu mukobwa umukunda. Ikindi kandi uyu mukobwa bikaba byanamukururira kuba yagukunda muri rusange. Nge rero tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze nk'uko bimenyereye, ninge tubana kuri uyu muyoboro wa YouTube. Hanyuma rero tugiye guhera ku ijambo rya mbere tujya ku ijambo rya 4. Urumva nyine turahera ku mwanya wa mbere tujya ku mwanya wa 4. Ikindi kandi ushobora gusanga ikiri ku mwanya wa 4 ari nacyo gifite n'akamaro kurusha n'ibindi byose. Ndizera yuko rero tugiye kubana kugeza birangiye. Nguhaye ikaze. Twihuse rero, burya ijambo rya mbere uzabwira umukobwa cyangwa interuro uzabwira umukobwa bikaba byamushimisha cyane, uyu mukobwa akaba yatangira no kugenda akwiyumvamo, bikamwereka yuko uyu mukobwa umukunda. Ikindi kandi uyu mukobwa bikaba byamukururira kuba yagukunda. Burya ngo uzabwire umukobwa uti nkunda uburyo uri umuntu mwiza. Abakobwa ngo bakunda iri jambo cyane kuko iyo umubwiye ko ukunda uburyo ari umuntu mwiza, ni ikintu kimushimisha cyane. Burya abakobwa benshi ntibakunda gusa kubwirwa ko ari beza ku isura. Iki kintu cyitondere. Kuba wamubwira ko ari mwiza ku isura ni ikintu cyiza, ariko kumubwira ko ari umuntu mwiza muri rusange ni ikintu kimushimisha cyane. Burya bakunda kubwirwa ko bafite umutima mwiza, ubwenge cyangwa imyitwarire myiza. Iyo umubwiye ko ukunda kamere ye, yumva ko umubonamo agaciro nyako. Urugero, ukamubwira uti nkunda uburyo wita ku bandi, uri umuntu mwiza cyane. Iki ni ikintu rwose kizagufasha kuba wakigarurira uyu mukobwa kandi kikamushimisha cyane. Iki rero ni ikintu dusanze ku mwanya wa mbere. Kubwirwa yuko ari umuntu mwiza ni ikintu gishimisha abakobwa muri rusange. Twagiye ku mwanya wa 2, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Twihuse rero, aba bagabo ikintu bashyize ku mwanya wa 2 wabwira umukobwa cyangwa ijambo wabwira umukobwa, burya ngo umukobwa uzamubwira uti iyo turi kumwe numva mfite amahoro. Iki ni ikintu ngo abakobwa bose bifuza kuba babwirwa. Aya ni amagambo akora ku mutima cyane. Umukobwa yumva ko presence ye cyangwa kuba agufite cyangwa kuba umufite ari agaciro, wumva ko nyine ari agaciro gakomeye mu buzima bwawe. Uyu mukobwa nyine atangira kugenda akwiyumvamo, akumva ko kuba umufite ari ikintu kigushimishije cyane. Yumva atari umuntu usanzwe, ahubwo ari umuntu uguha ibyishimo n'ituze. Buriya nyine umukobwa ushobora kumubwira uti sinzi uko bikorwa, ariko iyo turi kumwe numva nezerewe cyane. Iki ni ikintu rero kizashimisha uyu mukobwa. Iyo umukobwa umubwiye rino jambo, ni ikintu rwose kimushimisha cyane. Uyu mukobwa kandi akaba atabasha kuba yakwibagirwa kuko uba wamukoze ku mutima. Twagiye rero ku kintu cya 3 gishimisha abakobwa cyangwa ijambo rishimisha abakobwa. Twagiye ku mwanya wa 3. Twihuse rero, burya ngo ijambo rya 3 cyangwa iyi nteruro ishimisha abakobwa, interuro ishimisha umukobwa kuba yamubwira muri rusange. Burya iyo umukobwa umubwiye ko umwizera, kwizera umukobwa bimwereka ko umufata nk'umuntu w'ingenzi kandi ufite agaciro mu buzima bwawe. Abakobwa benshi bakunda kumva ko opinions zabo zubashywe
iki rero kikaba ari ikintu buri mukobwa wese yishimira. Burya iyo umukobwa umubwiye ko umwizera kandi wizera nyine ibyo akubwira, umukunda, ibi ni ibintu bizagufasha kuba wakigarurira umutima we. Iki rero kikaba ari ikintu gituma uyu mukobwa atangira kugenda akwizereramo muri rusange nawe, kandi agatangira no kugenda akugirira ama emosiyo, aho uyu mukobwa atangira kugenda aguhamagara kuri telefone ukabona nyine uyu mukobwa akwitayeho. Burya iyo umukobwa umubwiye ati nizera ibitekerezo byawe kuko uri umuntu utekereza neza, iki ni ikintu kizamushimisha. Burya rero umukobwa ujya ugerageza kumubwira ko wizera ibyo akora, wizera ibyo avuga, iki ni ikintu kizagufasha cyane kuba uyu mukobwa yanagukunda muri rusange, kuko biba bimwereka yuko umwizereramo. Ikindi kandi nawe atangira no kugenda akugirira emosiyo zo ku rwego rwo hejuru, kuko biba bimwereka ko nyine umwizera ibyo akora. Ibi rero bikaba bituma uyu mukobwa atangira kugenda agukunda gahoro gahoro. Twagiye rero ku mwanya wa kane. Iki kintu kiri ku mwanya wa kane ni ikintu cy'ingenzi kurusha n'ibindi byose, kuko aba bahanga harimo nk'uwitwa Gary Chapman, uyu muramuzi, yagiye yandika ibitabo bigiye bitandukanye nka The 5 Love Languages. Ni igitabo cyagiye kimenyekana mu bigendanye n'urukundo. Ni igitabo nawe wazasoma kikaba cyagufasha kuba wasobanukirwa ibigendanye n'urukundo. Twagiye rero ku mwanya wa kane. Mbere y'uko rero tujya ku ijambo riri ku mwanya wa kane, iri jambo nyine aba bahanga badushyiriye ku mwanya wa kane, icyo nagushishikariza no kubanza ugakora kuri subscribe niba utarakora subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Ikindi kandi niba wakunze kino kiganiro ntiwibagirwe kugenda udakoze kuri like, kuko ni ibintu bitwereka yuko uba wishimiye kino kiganiro. Ikindi kandi wakandika no muri comment ukatubwira uti ubutaha uzagaruke kuri iki, ubutaha uzatubwire kuri ibi ngibi, kuko ni ikintu kidufasha nyine kuba twabategurira ibintu mukunda, ibintu mukeneye. Ibi biba ari ibintu by'ingenzi cyane. Rero twagiye ku kintu cya kane kizagufasha, cyangwa ikintu cya kane, cyangwa ijambo rya kane rituma uwo mukobwa atangira kugenda akwiyumvamo. Ijambo rya kane rituma uyu mukobwa anezerwa cyane. Twagiye twihuse rero. Ijambo bashyize ku mwanya wa kane, burya nk'abakobwa bakunda, rinezeza abakobwa muri rusange. Burya ngo iyo umukobwa umubwiye uti uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, iri ni ijambo rikomeye cyane rinezeza buri mukobwa wese kuba yaribwirwa, kuko ni ijambo buri mukobwa wese yifuza kuba yaribwirwa n'umusore runaka cyangwa n'umuhungu runaka. Burya iyo umubwiye uti uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, ni ibintu bimukururira ama emosiyo, ni ibintu bimuzamurira ama emosiyo ku rwego rwo hejuru. Aya magambo atuma uyu mukobwa yumva afite umwanya udasanzwe mu buzima bwawe. Iyo avuzwe, iyo nyine uyavuze, ni ibintu bimushimisha cyane, kuko bimukora ku mutima, kumva ko ari umuntu ufite agaciro. Nk'urugero, ushobora kumubwira uti ubuzima bwanjye bwahindutse kuva nakumenya. Aya ni amagambo rwose ukunda gusanga nyine ashimisha abakobwa bose. Uyu mukobwa niyo waba udafite amafaranga ahagije, niyo waba udafite bwa bwiza buhambaye, ariko umukobwa ukagerageza nyine kumubwira aya magambo, ngo ni ikintu kizagufasha kuba watsindira umutima we, cyane cyane iyo umubwiye ko uyu mukobwa nyine ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe. Ni ikintu kizatuma uyu mukobwa atangira kugenda akwiyumvamo, ni ikintu kizatuma uyu mukobwa atangira kugenda agutekereza cyane. Aya rero akaba yari amagambo agera kuri ane atuma cyangwa anezeza umukobwa. Buri mukobwa wese anezezwa no kuba yabwirwa aya magambo agera kuri ane. Wowe tugeranye hano rero, niba ukunda ibyo dukora, ndakwibutsa gukora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi, kuko hano uzajya uhungukira byinshi. Niba wakunze iki kiganiro, kora kuri like, kuko biratwereka yuko nyine wakunze ibyo dukora. Nawe ni njyewe nitwa Leo Dukuze. Icyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Ndagushimiye cyane.